kwizera isezerano. Ya amazina yanjye banyita Tumaine byinshi, ndi umukozi w'Imana, nkora umurimo w'Imana hano muri Amerika. Ndi umugabo, ndubatse, mfite umudamu umwe n'abana babiri. Hanyuma utubwiye gukorera umurimo w'Imana ho muri Amerika. Ubundi kuririmba wabitangiye ryari? Wagezeyo uririmba cyangwa se waba wabitangiye imbere? Muri rusange watubwira igihe watangiriye kuririmba. Natangiye umurimo w'Imana kera. Natangiye kuririmba ndi umwana mutoya, kuko navukiye mu muryango ukijijwe badutoza gusenga no kuba mu nzu y'Imana. Ubwo rero ntangira kuririmba amakorali y'abana, nkomeza ndirimba amakorali makuru agenda atandukanye. Hanyuma muri ayo makorali nakozemo umurimo w'Imana nyine, nari umwanditsi w'indirimbo. Hari nyinshi nandikiye abahanzi, hari izo nandikiye nyine muri ayo makorali nagiye ndirimbamo. Umurimo nawutangiye kera. Byinshi Tumaine, igihe wari muri korali birumvikana ko ari bw'impano yawe yo kuririmba ndetse no kwandika cyangwa se guhimba composition aribwo yabashije kwaguka. Ubundi kuririmba ku giti cyawe watubwira warabifatiye umwanzuro ryari? Ni ryari watubwira watangiye kuririmba ku giti cyawe? Kuririmba ku giti cyanjye ntabwo nigeze mbiplaninga ko igihe nk'iki ngiki nzaba ndimo ndabikora, ahubwo navuga ko ari isaha y'Imana yari igeze kugira ngo impagurutse nkore, kuko nanjye nabonye biza ndahaguruka ndakora. Ariyo mpamvu rero niyemeje gukora. Uburyo utubwiye winjiye mu muziki cyangwa se uburyo watangiye wibona uririmba, birumvikana ko ari umuhamagaro w'Imana. Abahanzi benshi tujya tubona hari uburyo bategura ibintu byabo, ibitaramo bitandukanye, amakonseri, amavideo ndetse no gukora cyane. Ese wowe uyu mwaka umuziki wawe cyangwa se niyihe gahunda ufite mu muziki wawe uyu mwaka? Gahunda mfite gukora muri uyu mwaka, ndimo ndategura album izagizwe n'indirimbo 8. Nakoze indirimbo 4 z'ama audio, harimo imwe y'amashusho, ingiye abafite ikimenyetso. Nkaba izindi ndirimbo 4 zirimo zirakorwa muri studio. Uyu mwaka niteguye gukoreshwa n'Imana, kuko narayemereye narahagurutse. Wow, birumvikana ko ufite akazi katoroshye muri uyu mwaka. Hari ibintu byinshi uteganirije abakunzi bawe ndetse n'abakunzi bakunda umuziki wo kuramya no guhimbaza Imana muri rusange. Hari abantu benshi badukurikiranye uyu mwanya, ni iki wababwira? Ikintu navuga, ikintu nabwira abantu badukurikiye, by'ukuri uyu murimo ni umurimo utoroshe, ni umurimo ukomeye, usaba support, usaba kudushigikira, usaba kudukomeza, usaba kudusengera. Kandi rwose mujye mubikora, Imana izabaha umugisha. Ikindi nababwira, ibihe turimo nibyo kwegera Imana, kandi ijambo ry'Imana rivuga ngo nitwegera Imana cyane nayo izatwegera. Uragira uti ibihe turimo ni ibihe byo kwegera Imana. Nibyo, nanjye ndi kumwe nawe gatanu ku kandi. Iyi misi niyo kwegera Imana. Byinshi Tumaine, wagiye umenyekana mu ndirimbo nyinshi zitandukanye. Kuri uyu munsi hari indirimbo ufite ndetse watuzaniye na video yayo. Iyi ndirimbo audio yayo yakunzwe n'abantu benshi cyane. Video nkurikije uko nayibonye ndetse nuko abanyarwanda cyangwa se n'abakunzi ba gospel bayibona, ni indirimbo nziza cyane. Video yazanye ubundi buryohe budasanzwe. Ubundi iyi ndirimbo kuyikora nubuhe butumwa buyikubiyemo muri rusange watangariza abantu? Ese inganzo yayo iyo yaje gute, yakomotse he? Video abafite ikimenyetso irimo ubutumwa buhumuriza itorero rya Kristo. Nabuhawe ndimo ndasenga, twari tugize igihe dusenga, hanyuma Imana impiye message kugira ngo nishikirize itorero ryayo. Ni ubutumwa bw'ihumure, ni ubutumwa buhumuriza itorero, ni ubutumwa bukomeza en fait ni ubutumwa bukomeza itorero
mu bwumve neza, mu bushikire, mu bwakire n'ubwitorero rya Kristo muri iyi minsi ya none itoroshye. Yego Tumaine, ngira ngo abanyarwanda bishimiye cyane kubona cyangwa se kumva umuhanzi cyangwa se umuririmbyi mu bihangano bakunze bitandukanye. Reka tugushimire rero ku butumire bwacu, kandi nanabizeza ko tuzongera tukagutumira, ndetse ko nubwo uzabugeze mu gihugu uzabaganiriza noneho byimazeyo. Imana ikurinde, urakoze cyane. murakoze, Imana ibahe umugisha.